nganira na sogokuru kuko yitwaga Habimana, naramubajije ariko se ko data ujya kumwita wamwise izina rimeze nkaho ririmo ikibazo. Arambwira ati ibintu byari byamaze kwivanga, abari abantu baje baduteranyije mbura izina. Data rero yamwise Mwitende. Ubwo kari kamaze kuba aya mazina nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni imibereho niko abantu bari bameze. Aya mazina ngiye kuvuga nta numwe tutagira icyo dupfana nibura kugera kwa sogokuru. Kuva kuri Mwitende rero hari Mwitende, Ndi Mubanzi, Nzabarankize, Nzabakirana, Zikamanwa abanzi, Rwango, Mbarimo Mbazi, Mozenzi, Bandora y'ingwe, Bapfa kurera, Nzihonga, Nzihorera na Bamporiki. Ni ishusho rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nuvanga ibintu byose byo mu Rwanda byarakinishijwe, indangagaciro z'abakurambere zarakinishijwe, biyobera ahantu bitakabaye biyobera. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika uyu mwanya mumpaye kuvuga indangagaciro zangiritse. Munyemereye nasasira gato imbaraga n'ubutwari bw'abakurambere b'intwari bo bazitangiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo turebye amateka yanditswe mu gihe kigoye n'ibyo tuganira n'ababyeyi bakuru bagiye bayahererekanya mu ruhererekane mvugo, bigaragara ko umushinga wo kubaka u Rwanda wamaze imyaka 500 utarahungabana, kuko abawutekereje bari barawusasiye indangagaciro zikomeye. Iya mbere ni indangagaciro yo gukunda igihugu bitari mu magambo, bijya mu muco, bikaba ubuzima bw'abantu. Indangagaciro y'umurimo, kuko barakoraga nk'abakora bazi neza ko akimuhana kazi imvura ihise. Ni indangagaciro y'ubumwe, abakurambere bacu bari bazi ko urwanira u Rwanda atavangura ingabo, kandi ko ubumwe bw'intore bunoze intambwe, ko bagomba kurwanira iki gihugu bari hamwe. Hakaba n'indangagaciro y'ubupfura. Indangagaciro y'ubupfura yari indorerwamo umunyarwanda wese areberwamo, bakamenya ubupfura bwe, bakamenya ubushobozi bwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bari bafite ikintu gikomeye cyane. Iyo mara kwiga izo ndangagaciro, buri wese yaravugaga ngo mu maraso yanjye niba hashobora kuba harimo umwuka mubi wo kugambanira u Rwanda, umunsi nzarugambanira niba rejo azameneka uyu munsi mbere yuko ndugambanira. Wari umuhigo w'umuntu wese mu kubaka u Rwanda. Barangije baruha icyerekezo, baravuga ngo uru Rwanda tugiye kubaka ubundi ni u Rwanda rumeze gute. Baravuga ngo ni u Rwanda ruhamije igitinyiro, ruzajya ruha umunyarwanda ijambo atarisabye mu ruhando rw'amahanga. Barwubaka imyaka 500, barwubaka imyaka 500, hanyuma tuza kugira ibyago nk'iby'abandi baturanyi bacu, haza abakoroni. Ariko bigeze ku Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bwa bumwe bari barubatse mu bushobozi bwari buhari. Kuri laki yitwa Ihema, umu explorateur cyangwa yarameze nk'umutasi, kuko abanyarwanda twari dufite uburyo bwo gutata ibihugu mbere yo kubitera. Nawe yaje nk'umutasi, ahageze yahahuriye n'abasirikari b'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda, afite imbunda, witwa Stanley, araswa n'abanyarwanda, we arashisha imbunda n'ingabo ze, bo bakoresha amacumu n'ingabo. Ariko twari twarageze ku bushobozi bwo gukora ubumara bujya ku myambi, ku buryo yasubiye yavuga ko u Rwanda rutandukanye n'ibihugu byose yanyuzemo, bituma badutekerezaho cyane. Ndavuga nanjye nishyiramo, kuko ntekereza ko nari mpari mu bakurambere banjye. Bafata umwanya, bibaho umwanya munini wo gutekereza ngo niba dushobora no kurwana n'abantu barwanisha intwaro gakondo, bakaba badashobora kwegerayo ngo dutambuke, aho hantu naho kwitonderwa. Buri ibyago twagize nuko abantu babanje kutwitondera no kudutekerezaho cyane. Baza rero kohereza Von Gotzen ku itariki ya 2 z'ukwa 5 mu 1800,
1994. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika navuze ko abakurambere bacu umushinga wo kubaka u Rwanda wamaze imyaka 500, uwo gusenya u Rwanda w'abadukolonije nabo wamaze imyaka 100 yuzuye, kuko baje ku itariki 2 z'ukwa gatanu mu 1894. Jenoside yakorewe Abatutsi itangira mu 1994, imyaka 100 yari yuzuye neza. Ni imyaka umuntu yakumva ko ari myinshi, ariko kubaka intekerezo zihamye byabatwaye igihe. Ni nayo mpamvu n'ubundi kugarura intekerezo zihamye nabyo bitwara igihe, bidahita byemera uwo munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twavuga ngo muri izi ntekerezo ubundi barazisenye, hasigara iki? Intekerezo ikomeye yo gukunda u Rwanda no kwigira yarabagoye kuyisenya bahageze, ariko bayisenyesha kuzana iby'Iburayi, kuzana ibyo mu nganda z'iwabo, kuko basanze mu Rwanda inganda zacu ziciriritse. Twaratangiye gushongesha ubutare, dukora amasasu, imyambi, turamvura imiheto, ariko bakabona nubwo dufite ubushobozi buke kubiva mu nganda, wa mutima wo gukunda u Rwanda no kurwitangira uraremereye cyane. Intwaro yose umuntu yarwanisha ashobora kubatsinda. Batangira kuzana ibintu byo kuduha ibintu by'ubusa, ibintu by'ubuntu, bakajya muri rubanda bakavuga ngo iby'umwami biravuna, ariko ibyacu twebwe abakoroni, ibyacu tubitangira ubuntu. Hari ahantu twaguye mu mutego, kuko abantu batangiye kujya baririmba ko iby'umwami bigoye, kuko abazungu batangiye kuzana iby'ubuntu. Ariko ubwo na Kiliziya yari yaraje, batangira nabo kutangira kwigisha, cyane cyane buriya kuvuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ahantu tuzajya, twese bidutera ubwoba abajya mu madini. Baravuze rero ngo aho hantu tuzajya, ngo umuntu uhiriwe cyane uzajyayo ngo ni umuntu w'umukene ariko ukennye ku mutima. Ubundi mu Kinyarwanda gukena ku mutima ni ubutindi, cyaraziraga mu Rwanda kuba wakena ku mutima. Barabicengeza bati umuntu udakennye ku mutima. Baranavuga muri Bibiliya bati kujya mu ijuru uri umukire, ati ni nko gufata urushinge ukunjizamo ingamiya. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bidashoboka. Abanyarwanda batangira kujya bumva bene ayo majwi, rwose tugira ibibazo. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibibazo bikomeye twabigiriye ku icyo abakurambere bacu bitaga intekerezo, filozofi y'abakurambere. Nta na rimwe mu Rwanda iyo habaga hari ikintu kigoye u Rwanda, umwami w'u Rwanda yatumaga ku batware cyangwa n'akabyikorera, akavuga ngo iyi ni ingorabahizi, ndashaka abahizi mu Rwanda. Agatereka inzoga yakanywa abahizi, abayinyweyeho bagatabarira u Rwanda, bananirwa gutabara ntibazagaruke, bakagaruka ari uko batabaye. Ariko abakoroni bahageze bazanye ibintu byitwa question na probleme. Bati ikintu cyose gikomeye, bati iyo ni question, iyo ni probleme. Ya ntekereza ikomeye y'ingorabahizi iratakara burundu. U Rwanda rubora abahizi. Abantu bakajya bati niba uri umutware ibyo byihorere, uzagusimbura ni ibibazo nawe azabisanga, nawe uzabisige. Byaradukurikiranye, ubu umuntu abashobora kuba meya, bati ibintu uzabishobora, n'undi yarabisize nawe uzabisiga. Intekerezo rwose y'ingorabahizi, Abanyarwanda turimo gukura mo kutureramo abahizi, dukwiye kuyigarura. Ikindi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, cyatakaye gitakajwe ku mbaraga z'abakoroni, ariko cyagaruka ni ikintu cyitwa umutsindo. Abakurambere ikintu cyose bakoraga babaga bagamije kugira umutsindo, ariko bakagira ikibanziriza umutsindo cyitwa intsinzi. None ubu twarabicuritse, ikiyakabaye umutsindo tukita intsinzi, kandi intsinzi ni inzira y'umutsindo. Nuvuga ngo niba hari kizakorwa kibyara umutsindo, kugitekerereza, kwicara abantu bakajya inama, niba ari abitoza bakitoza, niba ari ibibazo babaza bakabyibaza, nibyo byari intsinzi ku Banyarwanda. Icyo bazageraho kikaba umutsindo. Ibintu byinshi rero tutagera ku mutsindo nuko twabyitiranyije, ukajya gushaka intsinzi ku munsi w'umutsindo ntugire ikigeraho. Nkaba numva intekerezo z'abakurambere bacu twazigarura, rwose bizadufasha. Hejuru y'icyo, buriya Abanyarwanda muzi ko uramuhamagara akakubwira ngo sinzi umpamagaye, ati sinzi aho ngiye. Umuntu yaba ari mu biro ati sinzi utwo ndi gukora. Abakoroni baraduhemukiye, kuko bazanye ibintu bivuga ngo je sais pas où je vais, ngo je sais pas qui m'appelle. Ni ibintu bakoraga nk'abatasi badashaka kugaragariza Abanyarwanda ibyo barimo byose, ko twarabisigaranye. Umuntu arakubwira ati sinzi aho ngiye kandi agenda. Ubundi ku Banyarwanda cyaraziraga, umuntu agomba kuba azi aho agiye, azi umuhamagaye, azi ibyo ari gukora. Ni ibintu tugomba kugarura. Ndagana ku musozo gato.
abakurambere bacu navuze ko nyakubahwa perezida wa repubulika bubakaga u Rwanda ruhamije igitinyiro ruhesha umunyarwanda ijambo atarisabye. Ubu ngubu ntawahakana ko twatangiye no kubibona kuko mwarabigaruye. Ubona ijambo nigeze kuba ndi mu rugendo Nyanagatabazi tugeze i Kampala, noneho tuyobera ahantu kuri VIP ariko hatari ahacu. Noneho Gatabazi abwira umuntu uduhagaritse ati ariko twe turi abanyarwanda. Ati niba muri abanyarwanda nimutambuke. Kuba abanyarwanda gusa twajyaga muri Rwanda Day tugiye gufata indi ndege. No kuvuga ngo abakurambere bacu inzozi barose. Ntagiye kuvuga ibinini cyane, namwe muzi by'uko amahanga duha ijambo rimwe na rimwe ukibaza n'igihe twarisabiye, ariko bari barabitekereje ngo u Rwanda ni ruhamye igitinyiro ruzahabwa ijambo rutarisabye. Intege nke zikirimo nyakubahwa perezida wa repubulika ndabizeza ko tuzazirangiza. Nuko abantu batekereza bavuga ngo tugiye kubaka u Rwanda turugire nka paradizo, ariko paradizo nta muntu n'umwe uzi ukuntu isa. Ntushobora kubaka u Rwanda ngo urugire urusanishe n'ikintu utazi uko gisa. Hari n'akandi nzi Kigali bwa mbere maze nk'imyaka 5 nsubiye iwacu, sogokuru yari akiri warande bati wa muhungu wacu yabaye umuzungu. No kuvuga ngo biracyaturimo, umwana ariyubaka ariko ntashobora gusa n'u Rwanda, agomba gusa n'umuzungu. Ati kari yubatse kamaze kuba umuzungu. Ni ibintu by'ibitekerezo twareka. Na Kigali turayubaka umuntu akavuga ngo uziko habaye Burayi. Ntabwo dushobora kuvuga ngo rurangasa nuko abakurambere bacu barutekereje. Guhina amateka yacu nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo umuntu wenda n'umutoya yumva ahantu twavuye naho tugeze. Munyemerere mbasogongeze abakurambere no kugeza uyu munsi kugira ngo abantu bagaragaze uko babona ubuyobozi buriho. Bashobora kutabona ijambo nta mushyikirano wabaye, ariko umuntu akagira umugisha agashaka yabyara umwana agahita amwita bihwanye n'ubutegetsi buhari. Reka bari ko kantu nsorezaho mbereke duhereye ku bakurambere. Batangiye kubaka igihugu babyaye ba Mitsindo, babyara ba Murindabigwi, baturi ku nkiko, ba Mutwarasibo, ba Mukaragandekwe, ba Ruhamanya, ba Rutikanga, nta bwoba na Mutiganda. Ni amazina navanye iwacu, ubu nagerageje gufata iwacu kugira ngo ntaza kugira iryo nsitaraho. Ariko abakoroni bamaze kuhagera n'abanyamadini, ibintu bitangira guhinduka bivanga abantu. Batangira kuvuga ngo haba Imana, hakora Imana, harera Imana, hakiza Imana, hategeka Imana, hakiza Imana. Ibintu bitangira kuva kuri bo, inshingano bari bafite batangira kuzishyira ku Mana ko bazategereza uko izabigenza. Nganira na sogokuru kuko yitwaga Habimana, naramubajije ariko se ko data ujya kumwita wamwise izina rimeze nkaho ririmo ikibazo. Arambwira ati ibintu byari byamaze kwivanga, abari abantu baje baduteranyije mbura izina. Data rero yamwise Mwitende. Ubwo kari kamaze kuba aya mazina nyakubahwa perezida wa repubulika ni imibereho niko abantu bari bameze. Aya mazina ngiye kuvuga nta numwe tutagira icyo dupfana nibura kugera kwa sogokuru. Kuva kuri Mwitende rero hari Mwitende, Ndi Mubanzi, Nzabarankize, Nzabakirana, Zikamanwa abanzi, Rwango, Mbarimo Mbazi, Mozenzi, Bandora y'ingwe, Bapfa kurera, Nzihonga, Nzihorera na Bamporiki. Ni ishusho rwose nyakubahwa perezida wa repubulika nta washidikanya kuko kwita izina n'umuhango ukomeye mu Rwanda. Nta mubyeyi wajyaga gushaka izina kuri komine, yajyaga inama n'umugore ati dukurikije uko ibintu bimeze izina ry'uyu mwana ni iri. Aho mubohoreye u Rwanda rero nyakubahwa perezida wa repubulika kuva mu 1995, reka abariho nsoreza ku bana bavutse ni Gihozo, Cyuzuzo, Ganza, Shimwa, Sheja, Teta, Keza, Gaju, Gasaro, Karabo na Shami. Ni amazina agarurira ibyiringiro. Munyemerere nsoreza aha kuko yari yambajije indangagaciro twagarura. Igikomeye cyane
twakitondera mu Rwanda ko gishobora kuduteza ibibazo nuko intangagaciro z'abakurambere bacu zari ubuzima, zari umuco, ntabwo bazivugaga mu magambo. Itorero ryo bamaze kurica nyine indangagaciro zaracitse, itorero hasigara akantu kamwe ko kubyina, ubundi kabaga mu gitaramo, ibindi byose byarangiye abantu bavuye ku murimo. Itorero risigara mu ntore zibyina, hanyuma itorero nk'izina ryo riragenda ryagarutse muri 42 nabwo rigaruwe n'abasuwedwa bari HDPR, bati itorero rya HDPR ubwo ry'igihugu ryari ryaragiye. Hanyuma intore, rwose intore yo yagize ibibazo cyane kuko hari umuntu wishingiye itabi baravuga ati ritabi ni intore. Intore zari zarabaye, nuvanga ibintu byose byo mu Rwanda byarakinishijwe, indangagaciro z'abakurambere zarakinishijwe, biyobera ahantu bitakabaye biyobera. Ariko mu nshingano mwampaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika na bagenzi banjye dufatanyije, ubundi mwakoze ikintu gikomeye, mwasenye urukuta rwari ruri hagati yacu n'abakurambere. Ntabwo umuntu yari kumenya, ntiwavuka muri 83 ngo umenye ibintu mama wawe atazi cyangwa papa wawe atazi kandi yaravutse mbere yawe. Niba ngo hari urukuta rwari rwaravuze ngo ntimugomba kureba inyuma ngo mumenye ko mwavukaga ku bagabo, mugomba kureba ibihari, kandi byari bitameze neza. Ndabashimiye, ningira umugisha ndaza kongera kugira icyo mvuga.